social media nicyo nakubwiraga ngo ni inkota ya mujya biri urumva ni inkota ya mujya biri kuko niba uvuga ngo ngiye ndashaka kujya ndi kuri social media hari ikindi kintu nakuyemo urumva uravuga ngo uko byamera kose ura social media igira iki guhereza bitewe n'abantu bagukurikiye urumva niba ari YouTube n'abantu bari bugukurikire bitewe n'ibyo navuga ko n'abantu bagukurikiye bagufollowinze bagize ibiki urumva no kibazo utese baramfollowinga gute sibyo niki mbaha niki ndi bubahereze none ugasanga urumva niba twitwa turaba content creator urumva ugasanga none igihe kirageze content zirashize sibyo content nta yindi content ufite content none ndakora iki nibyo cyagiye umuntu uzajya kubona abona atombotse avukoze ibidakorwa avuza ibintu utatera ko ari buvuge ejo nabo umubyeyi ese ibaze ngo ngewe ubu none hangangiye in person urumva ibintu nkora uyu munsi nakwishimira yuko ejo umwana wanjye nawe ari byo azakora banzu bitekereze ubishyire mu nyurabwenge wibaze ngo ibintu ndimo gukora wenda twasiyuminge nambaye ubusa ese ari ngewe nkabona umwana wanjye yambaye ubusa nakumva nishimye ari YouTube ari TikTok Instagram Facebook n'ibindi byose social media zose urumva jyaho yiza utekereze kabiri utekereze ngo mfite icyo nshaka urumva nze gushaka amahaho ariko mfite abo mpahira nezo ahantu nzava ngira ubundi bushobozi ngire ubundi buzima njyamo urumva aho ushobora kuza gukora bya birwa ngo ahantu ndimo ndagira icyo nkuramo ariko akandi mahirwe yaraje ugasanga yaseve wubatse andi kumva nkoranyambaga ikwiciye andi mahirwe warugiye kuba minister warugiye kuba mayor warugiye kuyobora ikintu gitandukanye barebye background yawe wasanze irahindanye tubaye kaze mwese mukonye kurikirana Bosco Internet TV ya televiziyo yanyu ya televiziyo y'abanyarwanda televiziyo yabigezeho ibiganiro by'ubucukumbuzi kandi bisesenguye mbere ko tutangira ibiganiro byacu ndagira ngo banze umve kano karo neza Imana iracyari kwandika inkuru yawe nabonye benshi ubuzima bwabo bwari buciye bugufi bahinduka ibitangaza nabonye kandi benshi bari bitangaza bahinduka baciye bugufi rero wikwiheba ntugire ibibazo ibyo bucamo byose humura Imana irakuzi Imana iracyandika amateka yawe wikwiheba cyangwa ngo wirare uyu munsi rero tugize amahirwe tugize umugisha wo kwakira umunyamakuru wakoze ku bitangazamakuru bitandukanye ku ngingo zitandukanye dusesengura nk'uko mubizi kuri Bosco Internet TV tushimira abantu bose bakoze subscribe like share na comment rero ndagira ngo abankore subscribe bankunze bakunde na .org.tv .org.tv show uratanya wibwira abadukurikiye mbere ko tubabwira topic uyu munsi nkuko bisanzwe ni N person puzzle aka Babylon Vocal Mr Django nongeye kuza hano nongeye ndabashuhuje ndabakunda murankunda ndabizi nyuma yo kuzenguruka ku binyamakuru bitandukanye ngenda hari ukuntu nkorayo nanga nahageze ebana ikaze kabisa mu nkune nanjye mbakundi rero nkuko mubizi tuzana ingingo tukazisengura n'ibyo mwagiye mudutuma kandi abantu bose barabikunze ibiganiro byacu rero uyu munsi umutumirwa wacu dufite ingingo y'uyu munsi muri minsi social media abana bose barashaka kujya muri social media abagabo abagore abasaza ndetse rivuga sangwa koraho ibintu bidakorwa ingingo yacu iravuga ngo ese social media yangije urubyiruko rw'iyi minsi turibana ku rubyiruko cyane cyangwa se yarufashije niyo ngingo urabyumva ute ubundi social media ubundi itangazamakuru rusange bavuga ko ari inkota ya mujya abiri icyo impande zombi urabona ubundi mu busanzwe bivuze ngo ikoresheje neza ibyara umusaruro ikangiza social media rero yaje ari inkota ya mujya abiri ku ruhande rumwe hari aho yafashije ku rundi ruhande hari aho yashenye yononnye nako ngira ngo navuga nk'ibintu gutya nkawe uru rubyiruko nanjye ndi urubyiruko ibintu ndabizi ndabyumva mbibamo umunsi ku munsi ahantu ho twavuga yafashije urubyiruko ngira ngo mbere yuko bino bintu bya YouTube channel mbere yuko ntuza ama TikTok Snapchat WhatsApp n'ibindi Instagram n'ibindi byose urumva uburi bajya bavuga ngo ubundi bavuga ko hari generation zagiye zikurikirana hariho bita BBC aba Gen Z ubu turi muri generation y'aba Gen Z urumva rero nawe uri mu Gen Z nanjye ndi Gen Z rero generation Gen Z twagize amahirwe urumva hari ikibazo urumva kibura ry'akazi hanze nta muntu utabizi ibura ry'akazi urumva rero hari abantu benshi
ntuza social media yahaye akazi. ariko bavuga ko si ibura ry'akazi ahubwo bavuga ko urubyiruko rw'iminsi mudashaka gukora mushaka gushyira amaboko mu mufuka mukarya hagabuye mukoza akarenge urumva reka nkwereke mugatuza gusa mukumva ko mutagomba kwiyuha ibintu bibiri reka nkwereke urumva hari umuntu uzasoza kwiga akaba ati ngiye niyo wampikiye de ndagikora sibyo ariko hari umuntu uzasoza kwiga akaba ati ngiye ni ntabona akazi k'ibyo nize ntacyo nzakora sibyo ariko social media iraza igafata izo mpande zose ikazegeranya ari wa wundi ushoboye ari uwize ari utarize ari undi ushaka gukora urumva ushobora gukora ukavuga ngo njyewe mfite akazi wenda twasuminge nkora ibintu ibi n'ibi mfite n'akazi wenda ko mu biro ariko social media nyikora nka side hustle sibyo mfite nyikora nka side hustle nyuma y'aka kazi nkora ndafite akandi kazi ndi bujye kugenda njye kuri ntuza YouTube channel yanjye njye kuri TikTok yanjye ngira ibintu nkoreraho ejo nzagira akantu nkuramo. Nihe ubona social media iri kwangiza urubyiruko cyane muri iyi minsi tumaze iminsi tubona ari inkuru imaze iminsi trendinga muri Nyabugogo umujyi wa Kigali aho twabonye abakobwa bambaye amasume bagenda muri Kigali yose abantu bafata nko gutwika abandi bakabifata nk'abantu b'abasazi biriya wowe bifata ibyo bintu hari n'ikindi kinyamakuru nabivuzeho buriya nabivuze urumva social media nicyo nakubwiraga ngo ni inkota ya mujya biri urumva ni inkota ya mujya biri kuko niba uvuga ngo ngiye ndashaka kujya ndi kuri social media hari ikindi kintu nakuyemo urumva uravuga ngo uko byamera kose ura social media igira ikiguhereza bitewe n'abantu bagukurikiye urumva niba ari YouTube n'abantu bari bugukurikire bitewe n'ibyo navuga ko n'abantu bagukurikiye bagufollowinze bagize ibiki urumva no kibazo utese baramfollowinga gute sibyo niki mbaha niki ndi bubahereze none ugasanga urumva niba twitwa turaba content creator urumva ugasanga none igihe kirageze content zirashize sibyo content nta yindi content ufite content none ndakora iki nibyo cyagiye umuntu uzajya kubona abona atombotse avukoze ibidakorwa avuza ibintu utatera ko ari buvuge bitavugwa bitari by'u Rwanda bitari mu bupfura abantu benshi abantu uzarabona ujye ubana n'abahanzi ujye ubana na intuza aratinyutse avuze ibintu mu Cyarwanda bitakavuzwe avuze ibintu by'ibishegu utatiyuko cyangwa yambaye uburyo aragiye yambaye ubusa uyego mujye mubivuga ngo bijyanye n'umuto yambaye ubusa urumva akemera agakuramo akambara ubusa biriya bintu by'amasumbi warayibonye urumva wabonye hari video imaze iminsi yanafungisha abantu benshi urumva ntabwo ari ibanga ya mpano urumva umuntu ne afasha akafata video ari muri sex urumva yifashe video urumva gwavye ni ikibazo ni mpamvu ki ubona isunikira urubyiruko ko bakora bidakorwa kugira ngo bakunda babona amafaranga muri social media impamvu social media urumva urubyiruko hari ikibazo rufite by'ubundi byibanze urumva urubyiruko si ukwabeshya rurakennye rwose ntabwo twemerana ahubwo ntabwo ushaka gukora kuko igihugu cyaduhaye amahirwe cyaduhaye internet cyaduhaye ibiki byose ahubwo ntibashaka gukora niyo mpamvu ya internet ahubwo ya internet nirimo kubakoresha ibingibi internet birasaba kugira ngo bazamure IQ yabo izamuke ijye ku yindi level urumva umuntu udafite IQ iri hejuru urumva udafite IQ iri hejuru kuko IQ abatumva muri icyo gihe bita intellectual capacity n'ubushobozi bw'imitekerereze yawe izamuke ijye hejuru urumva abashe gutekereza abashe kuvuga ngo ese ino internet ko wayimpaye ndayibyazamo iki kizima ndi bukore mu nzira nziza nzima nagize ahantu nkora ibidakorwa urumva ariko iyo udafite iyo mitekerereze iri hejuru niho uvuga ngo po n'ubundi nta kibazo ahazaza hanjye niho hakwangirika uyu munsi nariye urumva buri umuntu utekereza akareba none ahangaha ndarya iki uyu munsi icyo twita amarenza munsi kwa mbona amarenza munsi memuke ndamuke umuntu wa memuke ndamuke nta kintu na kimwe atakora urumva ariko ubundi biba bisaba kugira ngo ariko bakarebye ibintu nkoze uyu munsi rero nzawe umupapa nzawe umubyeyi ejo nzawe umubyeyi reka nguhereze urugero nka pasi urumva nka pasi buriya ndahamya yuko aho ubu afite umwana w'inkumi urumva ndahamya yuko igihe cyayafotoye yifotoza akora publicité y'andirimbo yikinga urukoma urumva ari ibishoboka ndahamya ko yari kwisiba sibyo hari benshi ubona nk'abari abakobwa bambare mu nzu za Nyabugogo urumva bagiye bakenyeye amasume bakambara mu ruhame urumva ejo nabo umubyeyi ese ibaze ngo njyewe ubu none hanga ngiye in person urumva ibintu nkora uyu munsi nakwishimira yuko ejo umwana wanjye nawe aribyo azakora
banza ubitekereze ubishyire mu nyurabwenge wibaza ngo ibintu ndimo gukora wenda twasiyuminge nambaye ubusa ese ari njyewe nkabona umwana wanjye yambaye ubusa nakumva nishimye ese noneho njyewe reka ngo urugero nkawe sibyo nkawe Claude ubonye excuse me nkawe Bosco urumva ubonye wenda ugiye ukabona ibyo bintu urimo urabikora urashaka ikintu kuri YouTube ese ubonye mama wawe yabikoze yambaye ubusa sibyo abantu bamushungereye newaza ugashungera ugaserebura waza ukavuga ngo uyu ni mama ntabwo bishoboka tekereza rero umwana wawe noneho wenda wowe wikwitekerezaho urubyiruko ibintu rukora sinzi imbaraga zasaba niba ari leta niba natwe nk'abanyamakuru nk'aba YouTubers nk'abantu bakurikirwa aba influencer batandukanye urumva imbaraga bizadusaba kugira ngo tuzamure imitekerereze y'abantu urumva utekereza ngo ese twaswiminga wenda bavuga ngo barebera ku banyamerika barebera ku banyaburayi urumva ariko tekereza umwana wawe ejo wenda wowe kwitekerezaho tekereza ku mwana wawe ejo urumva ntago mpamye neza yuko uvuga ngo uwo mwana wawe azaza muri 2040 sibyo u Rwanda rwarahindutse baragize iyo mitekerereze wumva sibyo ejo azaza urumva ese azaza abe yakwicara bwa bagenzi ngo uyu ni papa uno ni mama biragoye bite n'amafoto abareba ngwino hano rero mama kano kantu yatwi akantu mama yakoze babyita gutwika mu mvugo zanyu hano mama yaratwitse azabyerekana ese ubona kubikwiye ko umuntu atwika kuya kunda abona amafaranga cyane urubyiruko nako se buri ugira ngo abona yahe ngira nkora uko banyabwo wabonye ngaba abona views n'iki niho ndahamya yuko urumva amafaranga ushobora kuyabona uyu munsi sibyo ariko ejo reka nkwereka ariko nagira unyumva nabi ngiye gutanga urugero nk'abana bakobwa bitwa indangamirwa indaya muri rusange bita indaya bacuruza bicuruza buriya uzakurikirane abenshi babikoze urumva ukurikire ntuza yabo nyuma yo gukora iherezo rye asaza nabi urumva ariko wa munsi yagiye abikora yumvaga ari fier akabati ntago mvunika ndaza nkarya umugabo aranjyana kangurira urumva twanya tukanaryamana hariho niyo gukora nayo ikiganiro mana se ubundi bino bintu ubibona gute ati ngiyewe turumva ati mba professor kabiri urumva ndarya nkanywa urumva akampa amafaranga nkanishimisha sexy n'ibyishimo urumva we yakoze sexy kuko ari cyo anshoyeho ariko ngiye nkoze sexy bitewe n'iki bitewe noneho byose yabimpaye sibyo ati professor kabiri ariko kibaza ngo nyuma yaho arangira ni nk'ahe mahirwe ubona urubyiruko rw'u Rwanda bakaye ko rukoresha bijyanye na social media bibabyarira umusaruro muzima uko byaba bakwiyandagaza ubundi social media isaba gutekereza ndahamya neza yuko hari abantu bari kuri social media kandi batiyandagaje kandi bafite ikintu bakuyemo gifatika kinarenze none ubiyandagaza uzanitegeze buri abantu baje bakamenya uburyo batwara zino social media bakagira uburyo biha umurongo muzima bagenderamo urumva ni nabo abantu bafite ikintu kizima bakuramo urumva kurusha abantu biyandagaza uzabikurikira urebe ni ibintu biri kumugaragara ntago social media ari ikintu kiri mu bwiru kiri mu gikari urumva buriya no mu Rwanda tugira imitima itandukanye abanyarwanda bakene ko babigenzaga hari icyo bita imamana umutima nda n'umutima ngeso iyo rero izi social media zizagemo umutima ngeso cyangwa umutima nda inda igasumba indago biriya n'ubona umuntu yambaye ubusa n'ubona umuntu akora ibidakorwa miyengo inda yasumbye indago byabaye ikibazo ubundi biba byamaze kuba ikibazo hariya nihe nama rero dusoza ibiganiro ubundi reka nkwereke mu busanzwe muri mu mitekerereze y'abanyarwanda bavugaga na kera yuko nta munyarwanda uyoborwa n'inda rero na n'uyu munsi ikintu cyakabaye ibyo wakakoze byose wakabereka ngo ese ahantu ibintu ndimo gukora ndimo ndayoborwa n'inda sibyo ikintu nyine umurongo ndimo urumva ni umurongo muzima sibyo ese wenda twaswiminge singonganye n'amategeko kuko urabona hari ayengo iteko ryo kwiyambika ubusa mu ruhame wenda RIB ikaba yagukurikirana ukaba wagonganye n'amategeko ese
ushobora no kunywa n'amategeko abantu bahaye umuntu amafaranga bakora sex mu muhanda ku manywa byarabaye hariya ku Kinamba ku Kinamba abantu byarabaye urumva nabo ngo nagatwiko mu muhanda ngo nagatwiko ese ubwo wumva utwika iki urumva angahe 15 byabaye ku Kinamba nayo impari ukibaza hari impari bahara ababetinge abamotari ni bati umwe aravuga ati ngewe ati sex twayikora no mu muhanda undi ati reka bashyiraho 15 barangije tayari ukagira ngo 15 kandi bari kuri social media n'urubyiruko none ikintu kibabaje si ikintu uvuye ngo washyizeho uyu munsi ngo zo kizavaho it's long time ubuzima bwawe bwose kizaguma ahandi ukaza ngo se ubuzima bwawe nangije kunda bimariye iki rero inama natanga social media nituzikoreshe urumva zitugaburire urumva ariko unatekereze yuko ibintu ngiye gukora biri muhe murongo tutaragana ku musozo ni nkaye mahirwe ubona urubyiruko rwakoresha social media ikabyarira umusaruro bakitunga bagatunga n'ababo amahirwe ngiye mbona ikintu cya mbere leta y'u Rwanda yaduha internet tunayishimira cyane leta y'u Rwanda yaduha internet yihuta cyane rwose aho ugeze hose ikindi kintu ushaka gusaba ni ukudusaba bakatuzamurira igihugu urumva kikava mu bihugu bitishyura amasabu na views zitishyura bakagishyira mu gihugu aho tuzajya tubona nk'ibindi bihugu ntuza views na z'abanyarwanda z'imbere mu gihugu zishyura ikindi nabwira urubyiruko n'andi bose babantuza abafluencer batandukanye urumva n'undi muntu wese utekereza kuza kuri hano ku mihanda nk'uko tubyita ari YouTube ari YouTube TikTok Instagram Facebook n'ibindi byose social media zose urumva jyaho iza utekereze kabiri utekereze ngo mfite icyo nshaka urumva nze gushaka amahaho ariko mfite abo mpahira nezo ahantu nzahava ngira ubundi bushobozi ngire ubundi buzima njyamo urumva aho ushobora kuza gukora bya biruka ngo ahantu ndimo ndagira icyo nkuramo ariko akandi mahirwe yaraje ugasanga yaseve wubatse andi kumva nkoranyambaga ikwiciye andi mahirwe warugiye kuba minister warugiye kuba meya warugiye kuyobora ikintu gitandukanye barebye background yawe basanze irahindanye wigeze wambara ubusa wize gukora sex mu muhanda bagasanga wize gukora ntuza ngira ngo Trump uriya nuko yabaye umunyamafaranga urumva Trump uriya nuko yabaye umunyamafaranga hari abantu ibintu byari bimugonze pe bimwiciye CV urumva na n'uyu munsi hari ntuza ya trendinze abantu barayibonye yarimo abayobozi batandukanye benshi bagiye ku kirwa cy'ahantu urumva bakora amabara bagiye bakora amabara yo guhotera abana yo kugira ibiki na n'uyu munsi bakirwana nabyo urumva ahe na video muri minsi caracara y'abadamu bigeze ari mu munsi mukuru w'abadamu babye indirimbo ntashaka kuvuga ntashaka no kwamamaza ko byaro kuyamamaza ndayizi ushaka ko arayibonye nawe bamwe birubavu birubavu nabo ngo byaragatwiko buriya urumva ko bivuye mu rubyiruko bifashe n'abakuze nagahoma munwa urumva nago nyine nibara igihugu cyabuze gihana buriya biba byakaze rero icyo nababwira ni ukugira ngo nuhindure mu imitekerereze izamuke urebe ngo ni iki nashyize hanze ejo kizangiraho izihe ngaruka yarumva ibyo bintu rero babitekerezaho ewana uwo murongo niyo njye nakwifuriza n'undi wese waje hano ku mihanda kuko imihanda iragushuka unagira inama urubyiruko muri rusange urubyiruko by'umwihariko kuko ni rwo rwagirizwa cyane kuba kwiyandika kuri social media urubyiruko rw'umwihariko by'umwihariko urumva iza kuri social media za ku mihanda urumva ariko ubanze wicare neza utekereze unagisha inama rega erega ikibazo cyawe ntabwo tukigisha inama ntabwo tugihanuza ntabwo tukibaza abakuru umukuru arakubaza yakugira inama ngo agenda ngo ibyo nibyo abasaza ngo arasaze ngo iyo myumvire ngo yarasaze ngo ni ngo ya kera ngo ntajyanye n'igihe ngo ntabwo iyo myumvire kijyanye n'igihe tekereza neza uvuga ngo ibi bintu uyu munsi nabibonye uyu ariko nakabaje ngo se nitware nte buri gihe cyose wabaje ngo nitware nte hari umurongo muzima ugenderamo umuntu wagize ubujyanama umuntu wize ikibazo abantu basigaye banaza bakaza ku mihanda nta yindi mitekerereze akavuga ngo ngiye ngo ndaje ngo nsore umuntu ngo muzanyumva ngo mwaze mukunze nta n'ibitekerezo bizima nta ibindi bitekerezo bifatika niyo bavuga ngo ubundi ikintu bavuga content creation urumva ni ijambo rikuremo byinshi kugira ikintu cyiza uzana uha abantu ni ugutekereza kwicara ugatekereza ngiye gutanga iki kiravamo iki nyuma kizagira izihe ngaruka urumva
ubu nona n'ahazaza n'ahazaza hanjye niko gukereye ikintu niko kugira ikintu urema urumva nibwo buhanzi urumva ubuhanzi n'ubuhanzi kandi ujya mu nganzo ukicara ugahanga hanzi iki ngihangende kimara iki sosiyete niyo mpamvu naguha urugero ku bahanzi b'ubu ngubu dufite urumva niyo mpamvu uzaza wumve umuntu yaje ngo yatwitse indirimbo bayicuranga icyumweru kimwe nikirangira ihita irangira urumva nuko nta kintu cyari kirimo yaje ngo yegura muratwika ariko se umuntu yumvishije nyine twarumvise buriya hari ikintu tuyatwitiranya twitiranya abakunzi n'abashungerezi bano bantu dufite hano ku mihanda abenshi si abakunzi n'abashungerezi iyo ukoze ibidakorwa baza kugushungera bagushungera si abakunzi ntabwo ari abakunzi bara n'abashungerezi wowe ugafata ngo babashungerezi ngo ni abakunzi ngo viewership mfite hano hanze ngo uzi abakunzi mfite ngo abafana banjye ese aragufana uwo muhaye iki arimo araguseka ntabwo umuntu waje guseka niyo ngewe nje nkasanga wambaye ubusa urumva abantu bakunda kwirebera nzaza mpagare nshungere nseke muze murebe ibidakorwa birimo kubera hano urumva ubu ntabwo ari umukunzi wawe tugera ku musozo w'ikiganiro reka tugushimire kandi n'ubutane tugukenera tuzagutumira tuzitaba dukomeza kwibutsa abantu bose batagoye subscribe ya kuri iyi channel Bosco Internet TV ukore ku kanyenyeri ukore ukazogera n'ibindi byose na comment na share like ndetse na .all TV yigeho irebe uhiza biganiro bitandukanye .all TV show naho mugende murebe mukore subscribe mukore share mukore comment hano kuri ntuza kuri Bosco Empire Inside TV kuri excuse me sorry kuri Inside TV mukore subscribe mukore share muduhereze ibitego mutubona ati mwatubwiye iki ejo muzatubwira iki niyo mpamvu turi hano ni N person puzzle shut up